Ndashaka ko igitsina gore muri rusange cyamaze kuba cyashaka cyangwa cyamaze kuba cyakimariya, aricyo ngiye kuba nagira nkamenera ibanga rwose rikomeye cyane. Ni ibintu abagabo bakunda, ndetse iyo bibimuhaye aguhereza urukundo rwuzuye, ndetse urukundo ubona rutajegajega, urukundo rutarangwamo amakimbirane, urukundo rutarangwamo kuba yaguca inyuma, urukundo rwose ubona ko ari rwa rukundo rwuzuye rutagize ikintu na kimwe kiburamo. Ariko ibi bintu akenshi cyane bikunze kuba byaba ibanga, kuko nta mugabo n'umwe uzigera ubona ibi bintu ashobora kuba yagira ati yabigutangariza akakubwira ngo ibi bintu ndabikunda. Ariko iyo ubikoze ndetse ukabikorera ku murongo, umugabo wawe rwose aragira ati akagukunda, kumva ko gutaha mu rugo aricyo kintu agize ati aricyo kintu akunze. Ni ibintu urebye bitari byinshi cyane, niyo mpamvu bigiye kuba nagira nkabinyuramo. Ariko ikintu cya mbere nagusaba ni ugukanda subscribe ku Ihozo TV kugira ngo tujye tubana amasaha 24 kuri 24. Njyewe ujya kukugezaho iki kiganiro rero ndituru. Ikintu cya mbere rero tugiye kuba twaheraho ahangaha ni ikintu kijyanye n'isuku. Ni ikintu abamama cyangwa igitsina gore muri rusange cyakagombye kubanza kikitaho mu gihe cyavuye mu rugo iwabo, avuga ati ngiye kuba nagira ati ngiye kuba nashinga urugo, ndetse nkore ibishoboka byose urugo rwanjye ruzagira ruzagire umutekano, ruzarangwemo ibyiza byose. Rero ikintu cya mbere ugomba kubanza kwitaho cya mbere na mbere ni ukubanza kwita ku isuku yo mu rugo, kwita ku isuku y'umugabo wawe, kwita kuri buri kimwe cyose ku kijyanye n'isuku, kugira ngo umugabo wawe ajye atahasanga ibintu byose bigize biteguye, ndetse wigomwe ukoreshe ibishoboka byose kugira ngo aze kugira ati aze kuba yasanga hasukuye. Nakubwiye ko nubwo abagabo buriya batazi kuba bakwitaho, ndetse ngo bashobore kuba bakikorera isuku bakore aho batuye, ni abagabo bake cyane ushobora gusanga ibi bintu babishoboye. Ariko ibi nubwo harimo abatabishoboye, ariko bagira bate barabikunda kuba yataha mu rugo agasanga ibintu byose biragira bite bisa neza. Akandi kantu rero ni akantu kajyanye n'ibyo kurya. Buriya abagabo muri rusange, abagore cyangwa abo bashakanye nibo baba bazi neza uburyo ibyo bakunda, ibyiza, ingano. Buriya no ku ngano abagabo mwakagombye kuzajya mubitaho, mukamenya bati abagabo bacu bakunda ibyo kurya bingana iki, kuko buriya harimo abagabo usanga bikundira, bagira ikintu cya discipline nyinshi cyane, ku buryo ushobora kuba wamuhereza nk'ibiryo ntakubwire ngo wenda ibiryo ni bikeya cyangwa nyongera. Ahangaha uba ugomba kumenya ibiryo bigira bite bihaza umugabo wawe, ndetse ukamenya ukavuga ati umugabo wanjye ibyo kurya abasha n'ibi ngibi, ndetse ukanabimuhereza utavuga ngo wenda ngo ibi n'ibi ngo sheri ngo none singi birabimara. Oya, ku kantu rwose mujye mukirinda. Jya umenya ingano y'ibiryo umugabo wawe agira ati ashobora kuba arya ingano yabyo, kuko ashobora kutabikubwira nyine ukabona, ariko inzara ikajya ihura nayo kubera ko atagize ati, kubera ko atashoboye kuba yagira ati, atashoboye kuba yakwivugira. Ariko aka kantu abagira ati abagore mugire mute mugatekerezeho, mumenye ingano y'ibiryo abagabo banyu barya, mumenye ibiryo abagore abagabo banyu bakunda. Ibi ngibi nicyo kintu gituma umugabo agenda agira ati, agenda guha amanota, akavuga ati noneho sheri, noneho asigaye yarura muri ya sorori yanjye, asigaye yarura kuri ya sahani yanjye, akabimenya akavuga ati noneho ubu ninde wamugize ute, ninde wamugiriye inama ahangaha. Ikindi rero buri ugomba kwitaho ni uko ugomba kwita ku biryo by'abagabo cyane, akenshi cyane ku bijyanye n'isuku, ku sahani ujye kumuheraho, kuri buri kimwe cyose ukagira ute ukacyitaho. Icyo nacyo aho ngaho ugenda uhakura amanota akomeye cyane, akavuga ati umugore wanjye noneho kasigaye aho ntungura cyane. Rero ikindi ni uko akenshi cyane murabizi ko abantu bagiye bakurira mu byaro, hari uburyo habaga hari isahani ya dadi, hakaba hari intebe ya dadi, hakaba hari ibiryo, hari n'ingano y'ibiryo. Hari nk'ikijumba cyabaga ari icya dadi, ikirayi cyabaga ari icya dadi, umwumbati wabaga ari uwa dadi. Ibyo bintu byose nyine mukamenya ibiryo mugomba kuba mwakwitaho ku bagabo banyu, ukamenya ngo iki kijumba ni icya dadi. Wenda n'urugero mba ndi kugenda ntanga, wenda abantu bamwe na bamwe bagenda babyibuka bakuriye mu cyaro. Ako ngako nanone ni akantu mwakagombye kuba mwakigira kuri ba mama banyu, kuri ba nyogokuru banyu, ku bababanjirije nyine, kugira ngo muze kuba mwamenya uburyo nyine abagabo uba ugomba kubitaho ku kijyanye no kugira ute no kurya. Ahangaha nshobora kuba ari ibyo ntavuze, ariko namwe muba mugomba kuba mwagira mute, muba mugomba kuba mwagenda mwikuriramo utuntu twanyu kugira ngo mugire mute mu rwubake rukomere.
Akandi kantu rero ni ukugira utya ukamenya gushima. Mujye mumenya gushima, niba umugabo wawe ugukoreye ikintu ugira ute umushimire, ndetse ugire umubwira ati rwose sheri urantunguye pe, nubwo wabibona ko bidashimishije ariko bigira ute bishime, wivuga ngo kubera ko ngiyi kanzu ngo umugabo wanjye yibwirije akayizana ngo nta mpamvu yo kuba ngo nimbi rwose sheri ngo ikanzu ndabona idashamaje. Aka kantu rwose ushobora kuzamubwira utya ukazatuma mu buzima bwe azarenda asaza nta yindi kanzu aragira ati nta yindi kanzu arakugura, nta kindi kintu arakugurira muri rusange. Ahangaho mba nanze wenda urugero rw'ikanzu, ariko n'ibindi bintu byose ahangaho ugomba kuba wagira ukaba wabishima, nubwo ari ikintu yaba yahashye ukabona rwose nta kigenda, uba ugomba kugira ugomba kugishima ukavuga ati sheri wari kuzi kwitegereza neza, iki kintu ni cyiza pe, ubundi si wowe wakibonye, nyamara wowe urabibona ko ari kibi, ariko gira ute gishime nyine kugira ngo ubutaha avuga ati ibintu byose nguze sheri arabikunda, ku buryo azajya ubona ko yishimiye kuba yagira ati yishimiye kuba yahari ibintu runaka mu rugo agomba kuzana kugira ngo uze kuba wagira utuze ko wamubwira ryashime, ndetse ryashimwe ubona ko ryuzuyemo n'urukundo rwinshi. Ahangaha bizatuma umugabo wagira ati yumva agomba kugenda agukunda cyane, kubera ko ni wowe mugore nyine azanira akabona urishimye, kuko ahangaha urumva ko aka ni akantu muba mugomba kuba mwagira muti, ni akantu muba mugomba kuba mwamenya. Ikindi kintu rero kumwakiriza umwanya wo kuruhuka. Niba umugabo watashye reka abanza aruhuke, ndetse umwiteho. Niba ari ukumwaka inkweto nyine ziriya, ashobora kuba yambaye inkweto zifunze zikaba zamushyuhiye cyangwa zanamuriye, ahangaha ugomba kuba ukaza ukamwambura utwo dukweto, ndetse ukamwambika udukweto dusanzwe two mu rugo baba bagomba kwambara nyine dusanzwe. Utwo turazwi ko hari inkweto nyine zo ku kazi, hakaba n'inkweto zo mu rugo nyine nabo bagomba kwambara bagira bati baruhuka. Niba ari utwo ukamukarabya ibirenge, cyangwa kwamutegura amazi akaba yajya muri dusha agahita agira ati agakaraba, ndetse akaba yaba agiye yirambitse ku buriri gakeya, akabanza akagira ati akaruhuko. Icyo gihe ni igihe nyine ageze mu rugo, muri ako kanya nyine ugahita umubona ukavuga ati sheri yaje, cyangwa umutware yaje. Aka kantu mujye mukibuka nyine kugira ngo umugabo wanyu aze kuba yagira ati aze kuba yakomeza kugenda yishima cyane. Akandi kantu rero hari nk'ukuntu abagabo baba bagiye ku kazi, wenda abagore babo basigaye mu rugo, ari wenda nta kazi afite umugore, uba ugomba kuba wagira ute, ugomba kuba wamwandikira akamesaje ukamubwira ati sheri ariko ku kazi umeze ute, ukajya ugira ute, ukajya umwibuka utameze nk'aho niba yagiye ku kazi nyine wagize amahirwe akagenda umeze nk'uwamutaye. Ahangaha ugomba kumutungura ukamwandikira utumesaje, niba ari nijoro yagiye ku kazi ukamubwira ati ijoro ryiza sheri kandi akazi keza. Ahangaha niba yagiye ku kazi ku manywa ukabagira ukamutungura ukamwandikira utuntu tw'utumesaje, ukajya umubaza uko ameze. Ahangaha agira atya akumva ko gutaha mu rugo ari ikintu nyine agize ati yishimiye, akavuga ati ndataha nirukanga, umuntu wiri wanyandikira turiya tumesaje none ubu ningera mu rugo araza kuba yagira ati araza kuba yangenza ati. Ahangaha urumva ko uri kugenda ugira uti uri kugenda umukurura kuba yakishimira kuba yataha mu rugo, ndetse urukundo rwanyu rukagira rute rugakomeza kugenda ruzamuka, kubera ko wageze uti wamweretse ko umufitiye urukundo, ndetse mu mibanire yanyu harimo akantu keza rwose k'ibyishimo. Ahangaha bizajya binamworohera kuba yavuga ati niba sheri yagize ikibazo mba ngomba kuba nagira neza, mba ngomba kuba namenya ese sheri kuki utanyandikiye twamita mesaje noneho byagenze bite. Ahangaha agahita amenya ko hari akabazo kanyu kageze gate kari mu rugo. Urumva ko muri kugenda mugira mute mwubaka urugo rwanyu mu buryo bugize bute, mu buryo bwiza cyane. Ikindi rero buriya ni uko hari igihe abagabo bajya bagira batya ukabona yifitiye akantu gasa nk'akanyamuneza, ugomba kubagira uti ugomba kuba wamuba hafi mugakina ukamufata mu maboko mukibutsa bya bihe byanyu mugira muti mukiri batoya. Hari utuntu twinshi cyane umeze nk'aho uri kugenda ugira uti ukangura mu mubano w'urukundo. Buriya urukundo ni ikintu abantu bagomba guhora babagarira, ndetse umwe yagira atya yamera nk'aho acitse intege, undi akaza akamwegura akamuzamura. Niba ari umugabo wagize atyo ukabona atashye asa nk'uwananiwe, ibibazo byamubanye byinshi cyane, mwegere gake gake umubaze muganire, ndetse agira ati akumenera ibanga kuko wamaze gukereya ubucuti nawe. Buriya abantu babana bakagombye kuba ari inshuti zikomeye cyane, mu buryo bukomeye cyane, kuko wa muntu ubyuka ukamureba, wa muntu ujya kuryama umureba, wa muntu mubyuka mu gitondo mukaganira mu gitondo ari we muntu wa mbere, uwo muntu abagize ati abakomeye. Kuba mwaba waryama mufitanye ikibazo urumva ko bimeze bite, ari ibintu bikomeye cyane, niyo mpamvu uba ugomba kujya kuryama ndetse umaze kumenya ko umuntu umugize muti mumiranye neza, nta kibazo na kimwe mufitanye, mwishimye mwasetse, niba ari ikibazo mwakiganiriyeho, ndetse akaba ari we muntu wumva ko agomba kuba ari inshuti yawe ya mbere
kurenza n'ababyeyi bawe, aha ngaho uzaba ugize ute, uzaba ukoze ikintu gikomeye cyane. Ariko niba utangiye guca ku ruhande ugagira utuntu twawe tw'uduhegenye utangira gukereya, menya ngo urimo urakora amakosa akomeye cyane. Menya ngo uwo muntu wawe urari iruhande rwawe ufiteho ubushobozi bwose bushoboka. Niyo mpamvu wowe ugomba kugira ute, ugomba kuba mwaganira ndetse ibintu byose bishoboka byose mukamwongera muteka, akaba ari we mu biganira mbere. Nuko cya kintu wumva cyaje mu mutwe utaragira umuntu n'umwe ukibwira, banza ari we ugira ute ukigezaho, mubanze mugire mute mu kiganire. Ariko ikintu cya mbere mugomba kumenya ni uko ugomba kumenya uriya muntu urari iruhande rwawe. Aha ngaha ndimo ndabwira abashakanye, uriya muntu urari iruhande rwawe ugomba kugira ute, ugomba kuba ari we nshuti yawe ya mbere. Niwe muzamu gucungira umutekano, urumva ko mucungiranye umutekano, niwe muntu wa mbere uko ugize ute ukomeye cyane mu buzima bwawe rwose pe, murabure mu buzima bwawe. Reka wenda dusoreze kuri iki kintu cya nyuma. Wenda akenshi cyane abashakanye cyangwa umuntu washatse wese, uwo mu mama cyangwa umukobwa cyangwa umugore, abagize ati abakazi aka kantu ko kubaha, uwo mwashakanye. Ndetse niba hari nk'ukuntu umugabo wawe aba adafite wenda ibitekerezo bya danje wenda biri hejuru cyane, akavuga ati umugabo wanjye wenda ntago imitekerereze ye iri hejuru cyane, ariko ninjye ukunze kuba nagira ninjye ukunze kuba wamwunganira. Niba ukunze kuba wamwunganira mu gihe muri kwiga nk'imishinga, ntugahite nyine umera nkaho ibitekerezo bye byose ubiciye amazi. Hoya, uba ugomba gufata igitekerezo cye ukakinyuramo, wamara kukinyuramo tayari noneho ukaza kuba wahingutsa cya kindi cyawe wumva ko kigize gite kimeze neza. Ariko igihe cyose numuhora umupfundikira ibitekerezo bye, oya, iki kintu ntabwo ari cyiza. Ikindi kintu cyo kuvugira hejuru cyane uri kuganira n'umugabo wawe, ibi bintu ntabwo bigize bite, ntabwo biba ari byiza cyane. Iki kintu nicyo nasorezaho ngira mbabwira. Niyo mpamvu ugomba gutanga igitekerezo cyawe utuje, kugira ngo aze kwita avuga ati, niba yarakubwira ati none se sheri iranze tuzayigure, oya, ariko sheri buriya hari ukundi kuntu twagira dute, hari ukundi kuntu twabigenza tukaba twakwiyubakira iyacu. Kuko buriya kugura inzu hari igihe akenshi cyane iba ibidakoze neza, nyine ukagitanga mu ijwi rigize rituje. Mu gitondo yaza kubyuka ati mutamu wanjye kiriya gitekerezo zanye buriya koko nicyo, akaza ko yacyanariza agasanga koko nicyo. Ariko nuhita uvugira hejuru, ashobora kuzahita avuga ati oya, reka tube turetse kuyigura ndetse no kuyubaka, tuzabanza turebe ko nta bindi bintu tugize dute dukeneye, cyangwa agahita wumva hari ibindi bintu ahise agira ati aca ku ruhande, kuko urimo uravugira hejuru. Reka mbashimire mwebwe rero mwamaze gukanda subscribe ku Ihozo TV. Ikiganiro cyacu nakagaruka, njye bakibagezagaho rero ni Turu. Imana ikomeze kugenda ibana namwe ndetse ibahe umugisha wo kubana mu buryo bwose bumeze neza, bwizewe ndetse mushyigikiwe n'Uwiteka. Urugo rwanyu ruzarambe. Murakoze cyane.